ariko reba kuri WhatsApp. Ndahareba. Reba kuri WhatsApp yawe audio guhaye. Okay. Ngiye kurya so. Hey! Abariyo nkina. Mani nuko nanjye mfite ibi audio. Nkubu hari audio twigeze kuri coding umugabo Keza yigeze gushaka gutangamo ngo muyango passe uri kumva? God damn it. No, Keza kazajya ahora ahoza uwo mugabo kunyeke. Amubaza ngo nase ngo muyango ngo mwahuye ngo mwabikoze, ngo mwahuye. Nyine Keza ubona ushaka kumutega imitego buri gihe nyine ushaka izo audio nazo mana yanjye mbaza. Nyuma y'ibi ngibi reka twumvice muyanga bivugaho. Ariko ubundi mwamaye na yari code nigeze kuri code gacyaje turi guhamagara ari kumbwira umugore. Ubundi kimenyi niwe kimenyi ni uri inyuma y'ibi bintu byose mureke guca ku ruhande muvuga ngo ibingi oya. Okay. Wenyine kandi nako nani wowe Godfather urabizi kuko kimenyi nawe aravuga shu sibyo kandi Keza nawe kimenyi muraganira sibyo Kimenyi agira umunwa icecekere Dekati buretse mbabarira w'imvugo Kimenyi agira umunwa munini cyane Keza twaraganiye ugera ahantu urambwira ngo Kimenyi mwaraganire mu byukuri nge numvaga yuko wowe uri kuri kote uko warambwiye ati nge ni kenshi nagiye mbwira Kimenyi iti wasubiye mu rugo mukaganira mukiyunga niki sibyo siko twari turi kuganira ariko wibuke ko buretse hanyuma urambwira ati Kimenyi ngewe Bria twaraganiriye ambwira ko muyango yamunaniye ambwira ibintu byinshi ugera naho ngaho uranambwira ati bazi umuntu w'umugabo nyine uzukanganiriza akambwira ko ahindukiza umugore we ngo ahindukire nabyemere ndakubwirana ariko Kimenyi nawe nimba yicara akaba yafata ibintu byo mu rugo hagati Hold on. Dekati wamba bari utongera kukaza kuko buretse gatoya Bria Man Kimenyi yabwiye uno mukobwa yuko uretse man nawe wishire mu mwanya wa muyango bro sibyo turi kuganira twese turashaka ibi bintu birangire mureke guca hirya ngo didi ngo nde oya kuko ibi butiku ntabwo bwazapfa burangiye muvugisha Kimenyi yageze ahantu ahindukiza umugore ikibazo buretse nge ndi gukubwira nge se ndakube nge nose nge urabona nge mfite umwanya wo kuza kuvuga hanga simwe mwabizanye simwe muri murangoroga simwe muri muravuga ngo ni nge wasenyeye muyango we warwana we oya nyine bavuze ngo biravugwa yuko ngo wabigizemo uruhare ndakuyamye w'insaza Dekati bavuga ngo wabigizemo uruhare ngo mwararanaga ngo mukabari mugatahana mu rugo none se tutarara mu kabari ko tuba turi gushaka amafu wececekere wumve nge Keza reka twaravuganye iyo Keza kereka Imana ibabari yibera kubwiye ngo ahindukizaga ngo madama akangagwindukira buretse wumve sibyo Keza ariko Keza nge tuganira twari turi gushaka ikintu cyatuma muyango na Yves biyunga icyo gihe ngine na Keza turi kuvugana kuko abantu nyine bajyaga baza bakabwira muyango kuko ndabyibuka ko hari umunsi umwe twari turi kuri piripiri umuntu araza aravuga ati rero reka nye mbabwize ukuri mwishakira ikibazo aho kitari ikibazo ni Keza ntago abashaka yuko muyango na Yves bakora iki babana abari mu gutwi kwa Yves ndabyibuka muyanga muhamagara amubwira ati kubera iki ubu uri kugenda umvuga ibintu bitari byo yego pe kubera ko abantu bambana ndara mu kabari babona yuko ari ngewe mubi ariko nawe ntago uri umwana mwiza ko umvuga ibintu bitari byo amubwira no kuri Keza n'iki ndabyuka twari twicekeye turi kuvugana na mushiki wa Kimenyi nari nicaye aho ngaho telefone ndaguspika uri kumva Kimenyi aravuga ati ngewe Keza naramubrotse ahantu hose ati nge Keza naramubrotse ahantu hose kuko aguma anzanira ibintu byinshi avuga ibintu byinshi ndira ibintu byinshi ngacanganyikirwa rero naramubrotse ahantu hose uri kumva ngewe Keza turi kuvugana Keza arambwira ati Bria nyine yigenda na muyango sishyashya na Yves kandi nawe sishyashya ariko ngewe iyo nganira na Yves ndi kumusaba ni Yves wasubiye mu rugo wenda ibyo bibazo byose mufitanye mukabikemurira mu rugo uri kumva Yves akazanyira akakubwira ibya muyango akakubwira muyanga akamumanuka akakubwira ibyo mu rugo hagati ndabyibuka tukiri kuvugana ko ngiye na Keza twavuganye hafi isaha hafi n'igice ndakubwira ni ariko koko Keza niba koko Yves ari inshuti yawe umuntu w'umugabo warongoye agashingirwa akakora kwidrapa agakora mariage akajya mu rugo nimba yakifata akaza akakuganiriza ibintu byo hagati mu nzu gutya mu buriri ahantu abantu barara ari babiri akaza kabikubwira uko kuntu yabikubwiye yanabiganiriza nundi yanabibwira nundi kandi umuntu w'umugabo nawe Keza nta muntu numwe ntazibana zidakomanya amahembe abantu barashwana umuntu n'umugabo murarana mu nzu mugira ibyo mupfa mukabipfa ariko reka mubwize ukuri hari ikintu bita ibanga
hari ukugirira umuntu ibanga bitewe nuko wenda mufitanye n'ubundi buzima mwahuriyemo, sibyo? Rero niba Yves aza akabwira ibintu Keza yakongera gukubitana na Muyango, ahubwo ibyo bavuganye we agakubita akavuga ko Keza nawe hari ibindi yamubwiye, uwo ni umuntu w'umugabo w'umwizerwa, ni umugabo abantu bose umugore wari bugemere ko yamubwije ukuri, na Keza aramwemera ko yamubwije ukuri nka best friend wiwe. Uri kumva? Ahubwo wenda nuko ahubwo Yves we yaza akavuga ati ikibazo nanga Brian ngo yagize gute, ariko Brian nararushye. Brian nkubaze Mbaza nyuma y'ibyo Keza avuze, urumva ko ari rumaze izenguruka mu Kigali, rumaze zuko ngo wabigizemo nizo nagarizo Keza abivuze. Oya ngewe oya reka nkubwire ka Muyango ngewe dukorana mu cyumweru, dukorana mu kabiri, dukorana kuwa kane, dukorana no kuwa gatandatu. Ngewe Muyango nshaka ko kwibariza, sibyo? Uretse nyine mbanze nsubize kati nawe urambaza, kuko ngewe iyo record reka nze nyishaka, ndabizi neza yuko ntari buyibure, ndayizana nyi play inganga nubwo ifite umwanya munini, ariko ntari ibyo twavugiyemo ibyo ikibazo ngewe nababwiye ngo Yves uza akakubwira we nka best friend, kandi reka uretse narasubiza de kati, reka nkubwize ukuri ke ufite umugabo mwabanye mwasezeranye mu nzu, sibyo? Ukabona wenda n'inshuti ya runaka baraganira, uwo mugabo icyo utamenya buriya abantu bakundana cyangwa se abantu babanye aho biyungira no mu buriri bahiyungira bakongera bakakugira injajwa, ni urugero ndi kugwa, kandi ibyo ni ibintu bikunda kubaho kenshi, sibyo? Bakongera bakagira umuntu injajwa, nanone umuntu akongera akazenguruka akongera akaza mukavuga. Iyo umuntu agiye akavuga ati ngewe Keza naramubrotse ahantu hose nta kintu muvugana nawe, ni ukubera yuko babona ko wateje wenda icyo kibazo, habaye icyo kibazo cy'uko buriya ngewe urabizi ndagukunda kandi nanjye urankunda ndabizi, ariyo mpamvu nshaka yuko usobanura abanyarwanda babyumve neza ibi bintu tutabiciye ku ruhande. Izi rumasi nubwo uvuze wenda ngo yabinyumviyeho, ndabizi ko n'abantu muri comment benshi bajya babyandika n'ibiki byose before even we talk about this. Buriya this is the time to clear your name, mbere ko n'umukobwa wenda sinzi ibyo ashaka kukubaza, sinzi wenda niyumva nta kibajije nta kikubaza abazi ibindi. Wambabariye nkamubaza ijambo rimwe de. Okay, ngamubaza nta kibazo. Buriya twaraganiriye n'ibyo. Umeze nk'abayitsikamiye. Twese twari tugamije cyari ukugira ngo abantu biyunge rwose pe, rwose. Sibyo? Kandi ibyo nakuvugishije ntago nigeze mbikora ari ugusinicinga, naganiriza Yves, kuko wibuke waravuze ati nsabira Yves nge ntituvugana basi buryo twavugana tugakemura ibibazo, sibyo? Naragiye nganiriza Yves ambwira ko ibyo yambwiye narabigusubije. Rero ubwo wowe ibintu uri kuvuga sibyo muri aka kanya, buri wese hano Brian, sibyo tuvugishije kuri, buri wese hano agomba guklininga izina rye kandi mu buryo bwiza, nta muntu abeshyeye, nta muntu agonze, nta muntu agize ati uko rero wavuze ngo ibintu ngo mbyumvanye none ngo Dekati n'ibiki, uri kunyumva neza? Ntago mvuze ngo mbyumvanye Dekati, mvuze wowe ngo mbyumvanye Dekati ngo ibyo ngavuze, uranyumva? Ngiye nta kibazo, mba mfite ibintu byinshi cyane bwana kumanisha. Ngewe ndagiye nkubwire ko ntuzi nanjye ho nakuye ibyo bintu, ntuzi iki, sibyo? Nagira ngo wenda wabikuye kuri Yves kuko ari we best wawe, wenda we abikuye sindi bukubwira ngo nabikuye kuri uyu nguyu, sibyo? Sindi kubwira nabikuye kuri uyu nguyu Priya, sibyo? Ariko ntaguzi ikintu cyabaye hagati ya hariya ngiye nawe tuganira cyatumye udahura nande nakimenye ngo twunge kimenye Muyango nakimenye. Uranyumva neza? Gusa icyo nagiye nkubwire cyo ibyo ngibyo muri gushaka nge okay, nago uri gushaka kunzanamo yenda abantu datuvuge kari abantu, sibyo? Bari gushaka kunzanamo, nanjye ndi kukubwiza ukuri ko nanjye tubyitenga ibihuha, kuko ngewe ntago ibyo bintu biba mpari, sibyo? Bivugwa yuko wowe uri mu ruhare rurimo kuba batandukana, uri kunyumva? Kuba rero uri kumbwira ngo cyangwa ntago twabiganiriye. Ubuhe buryo? Hano hari ijambo uvuze ngo ibyo ngo guhindukirira ngo umugabo ngo ibiki, sibyo? None se umugore rindira nkubaze. Warabimbwiye ni wabimbwiye? Tuvuge ko twabiganiriye, reka ngiye nkubaze. Oya we warabimbwiye, warabimbwiye cyangwa ntago wabimbwiye? Reka kujya dukemura ibibazo narabikubwiye. None reka nkubaze. Oya wivuga ngo dukemura ibibazo kweza. Narabikubwiye kuko twe turi gushaka gukemura ikibazo, kandi icyo kibazo ni ikibazo gikomeye. Nimba umugore w'umuntu atamuhindukirira
ni ikibazo gikomeye. Kandi umugabo we niwe waje arabikwibwira. Wimbwira ngo umugabo we niwe waje arabimbwira, njye ndashaka kubaza aho ngaho ikibazo. Simbikwemereye ko nabikubwiye. Ntabwo washakaga ngo dukemure ikibazo cy'abo bantu rwose, sibyo? None nimba umugore Brian adendukira mureke gukoresha ikinyarwanda uretse gato, none uretse gato wivuga ngo niba musasi inzobe, kuko byaba ari ikibazo inzobe sheri sobana naga muri niba kugeza amatatu ibikorerwa mu buriri tukamenya ko muyamba yamwimye igituba amezi okay, nimba nta kintu amumarira mu buriri, sibyo? Brian, icyo kintu ni ikibazo cyangwa si ikibazo? Ni ikibazo gikomeye, ndetse naranabikubwiye ngo ni ikibazo cyane, ndetse Keza wabwiwe n'iki ko muyangwa wimbaza aho ibyo nabwiwe n'iki? Nimba ibyo bintu none se Keza niba baramubwiye yagobaga kureka ibyo Brian avuga ashaka ko yarabyumvishije mu magambo. Narabyumvishije, wimbaza rero ngo ibi ni narabyumvishe, kandi uwumva ibyo bintu atari byo wazamburanye nta kibazo. Yego. Uranyumva? Rero Brian, ngiye nkuko nawe twashaka gukemura ikibazo cy'inshuti zacu. None se Keza udashaka kwigira indyarya? Keza udashaka kwigira indyarya? Uwo mugabo udashaka connecting impamvu cyemo Brian muri bibi. Keza umugabo w'umugore ukubohokera akakubwira ngo umugore wanjye aranyima agwa kwisanzura ati haleluya. Mfite abagore benshi bambwira ngo baranye mu ntabwo nigeze ari kimenyi wabimbwiye. Uranyumva? Mana se uwo muntu wundi ari mu buriri bwa Muyango na Kimenyi we ninde? Ubwo nyine hari uhari. Oya Keza wica ku ruhande mande sasizobe. None se ngiye muri kugira ngo reka nkubaze ikibazo kimwe, sibyo? Mbere umva nkubwire Keza nkuko twari twatangiye tuvuga ngo kunga abantu, rero wijya guca ku ruhande ngo nago. None se nyine ntitwabunze ntibyashobotse. Banza wumve banza nyine wumve sho wowe vuga ngo wijya kuvuga ngo ni kuko wambwiye umbwira straight, urambwira ati tinya Bria, utinya ahantu umuntu w'umugabo ababara akakubwira ababaye mu mutima ati tinya ko bigeze kuri level nshobora kubwira umugore wanjye ngo namindukire. None se kuri kujya gubica ku ruhande kandi ariko byagenze, kandi ko nta n'umutima munini warabibwiye ibyo ngibyo atari n'ibintu bya danje. Nta bintu bya danje. None rero reka nkubaze Bria, sibyo? Ndakumva. Reka nkubaze, ni aho ngaho nimba atamuhindukirira bakaba bavuga ko nawe muryana, ese impamvu yaba atamuhindukirira ni ukubera muryana? Ibyo ngibyo nabwiye ngo njye tubivuga jewe ibyo ngibyo njyewe tuvugana ntabwo iyo kese nari nyirimo kandi ndakikubajije nsubiza. Oh my god, my weekend is ruined. Oya kandi wacecetse washano Bria urazi ko ngukunda. Oya mbabarira uri kumva aho icyo gihe wa mugani Kimenyi niwe wenyine waza akavuga ati impamvu nabonye yuko Muyango atahindukiraga no kubera DJ Brian. Kimenyi wenyine wabikubwiye avuga gutya imihanda se nimba atamuhindukirira amakuru y'imihanda akavuga yuko wowe muryana muri mu mpamvu mbatandukanye. Ngewe ndabivuga n'akaboro gatoya murabizi mwese. Nyine we ikiza nuko Kimenyi ari we wabashije umwana yamaye ku plastic itajya mubwire Keza amahirwe hari nuko Keza nuko Kimenyi ari we wabumbuye umunwa wakabikwibwirira. Rero akakanwa rero ka Yves kavuyemo ibyo plastic nage navamo yuko kavuga ibya Brian, kuko ngewe aho ndahangaha ndi kubasobanurira ngewe uretse kuba Muyango dukora kandi nagari umukobwa wenyine dukora nabazinda turakora nazinda turakorana ariko Brian ndabasaba ijambo reka tubyihorere. uretse gato Keza oya wibyihorera kubera icyo byihorera mwavuze umwanya muremure mwavuze ndasaba ijambo mwese mu muting kubera icyo byihorera ndasaba ijambo mwese mu muting ukatwumvice nakubwiye ngo oya Keza uretse gatoya ni mu mpera z'iminota 5 nshaka iyo record. Imana imbabarire zana record mbere y'iminota 5 rero mureke duca amazimwe. Are you there? Mutapinge tugere ku 500 bite nzana Muyango byo ni biki murimo mutapinge iyo goro muyire muyikunde tapote la famille mutapinge screen izo nyabarasanya kugira ngo batamvaniraho live kuko no TikTok bari compliqué bya hatari. Mutapinge screen hanyuma noneho ikindi ndabasaba ufite ubasha gukora kuri wora ikoreho n'aba bantu bari hano abantu hano kuri pano
mushyiremo indabo mugende mutangira we indabo. hari uzagize 450 na bingahe mu Rwanda man Uravuze like 450 na mani na miliyoni barazigeza ibi ni okay ubwo dufite byinshi byo ama miliyoni barayageza. Twagiye abantu mutapinge screen abantu God damn it guys musharinge live mbere yuko zana muyango musharinge live kuko turashaka kujya hano turubaka c'est la famille comme none se burya umva nkubaze tapote oui umva se nkubaze ndakumva burya abantu basenye urugo bakaza kubishinja abandi uretse ibintu birakomeye ndimo kumva allegedly nibyo bivugo erega no turaza kuzanamo n'undi mudamu uri muri Australia kubita plastique ni ntage gigwa guys twagiye musharinge amaroses uretse gato mutapinga screen abafite muri roses muyashiremo musharinge live yashatse kuzana agakabaro kadasiramuye kandi ndasaba afite yani kandi hano turi kwisaba to dekati turi kwisaba turi gukoresha amagambo ari meza sawa nsabye mbabazi wayibonye audio urabanza kuyikina Brian oya buretse ndacyarimo ndayishaka abantu bayishaka mutapinga screen bantu banjye mutapinga screen abandi abafite amaroses singomba muyashire kuri Godfather muyashire hano ku bandi bantu umuntu ukunda hano hejuru shiraho roses mu dropping izo roses amaroza amagift muyatange kugira ngo pano ibe iri en forme kuko iyo twicaye gutya TikTok itegeza ko ari amarobo bakama dislike niba dislike so please abantu mukanda kuri goro muyikandeho mukore mutapinga screen musharinge mwandikemo good life ubundi tujye muri ngingo nyamukuru. Thank you so much. Abantu mufite icyo ufite cyose mutapinge ku bantu banyu mukande kuri iyo goro ndabona yambaye ubusa. Abandi mukande kuri subscription. Twagiye abandi mutapinge screen byo nubusa. Twagiye. Twihuta. Iyo muze gutapinga screen, ni ugufata agatoki kawe ukakoza kuri ifoto ya Godfather ugakoraho uwo gatoki kawe ntikarambike ndikaveho. Twagiye. Hanyuma musharinge screen. Bibutsa ko Brian agiye kuzana audio ubundi muyango ahita joining. Bibutse ko ku bantu muri ahangaha mwese muri Amerika muri Estados Unidos d'America nakubwiye ngo iyo audio ndi kwishaka ndebe yuko nyifite simbizi niba nyifite cyangwa nayifite wowe hamagara muyango ubu mubazibye mbe ndimo ndareba ko nyifite n'ubundi rimi ikubiyemo ibyo ngibyo nari ndimo ndavuga. Urakoze cyane ubundi ngo mwamamagariye nka Kimenyi we ndamuhamagara ariko ibyo mubaye ko tubuze kwishira mu Dekati Kimenyi si inshuti yawe Guys twagiye murabona abantu muri Kimenyi nako gizabe inshuti yanjye kuva yakira imboro ye mu ntiza amatwi gato abantu musharinge live mushize akantu kakaboro gato hanze navuga ati abandi twavugana nino nigandagaza musharinge live babihumbi 4 hanyuma ndasaba abantu ku bantu bari muri Canada no muri Amerika kugira assurance y'ubuzima birakwiye murabikeneye ndabasaba kwegera umubyeyi umwe rukundi bamwita Terifine iyarwema n'umunyarwandakazi uyu nguyu aragufasha gwa orientation ukaguhereza icyo bita assurance de vie akaguhereza assurance nziza mu by'ukuri ku buryo unyurwa ukaryoherwa. So ndagusaba ikintu kimwe fata iyi nimero iri ahangaha kora screenshot y'iyi ngiri uri muri Canada uri muri Amerika ubundi joining iyarwema Terifine uyu nguyu aragufasha kuguha orientation aragufasha kukugira inama aragufasha kuguha assurance y'ubuzima ubeho uri safe. Bikore mu bantu 4,000 bari ahangaha nizere ko niba uri muri Amerika waba uri no mu Rwanda ufite umwana wagiye ku ishuri muhuze n'uyu mubyeyi amuhereza protection y'ubuzima akugira inama y'ubuntu ntabwo akwishyuza. Keza afite abafana benshi twajya bose abantu tumaze kumuteka mitwe kimurimo kumufana cyane man mutapinga screen tugere kuri miliyoni twagiye abantu comment afite abafana benshi barimo bandika bose ngo keza timu keza 10 Kimenyi uyu n'umuko Keza no muteka mitwe Keza yarongora Kimenyi kandi bibagiwe bakomeje kuryoherwa bibagirwa ko undi yashatse ese ubundi Brian umucumisa na Keza akamucumita muyango afite icyo kibazo guhamagara muyango bagire batapinga screen mujye ku 500 okay twagiye hanyuma ariko mbere ko mpamagara muyango mwoka byaramwe ndabasaba ntagira umuntu umuvugira abanyamakuru baranga 300 muri rimwe kuri mukabyarana ntabarira umugere nyine nk'umugabo nanjye urumva njye ndi umuntu uvugisha ukuri reka ibyo se byigeze bibaho ntabwo byigeze bibaho basi twe twanahura rekodinga ndagasi ihangane nyine urumva nyine umuntu abagenda yumva utuntu twinshi ariko ntakundi ubwo uzi ahantu byavuye ntuze umushuti wawe n'ujya ubimbaza nkavuga ati reka nta nubwo turavura habe n'umunsi n'umwe Keza mana ya akunda kubimbaza ntabwo turavura
umva n'urenza kuva akambwira ati sha uburi ngo cyangwa ngo uburi kumvisha nawe bwatereka reka ntabwo turabura be n'umunsi n'umwe kandi nyine najya kwirwa mvuga ngo ndabeshya cyangwa ngo ndagira ngo ngiye burya ngo aryo ninde niba ngo nibishobora kuba ariho byaturutse kuko ajya mbere ngo naramwishe nawe bwatereka reka umuntu ndamuhamagara ntanyitaba ntabwo twigeze tubona rwose kubera ko cyagiye inyuma ukimara kumpa akazi wumva yari yambwiye nyine ngo muyo wabuze amafaranga ndayamuha kurumva nacyagenda abagore bafite nyarwango ndagase bari kodingana buri koro ndagase ngaho ni mumanze muvuge ndakomeza gukina nawe ntabwo ari gutapinga screen none se atari cyane kati cyacecetse mumanze muvuge abagore bafite nyarwango rutabaho man mureke twumve audio okay dukomeze abantu mutapinge screen murebe dislike bari kuma mufate uturoza muhereze bashandi ba marozezi ndabizi ibihumbi 4 biri hano mwese muri abakenera n'umuntu ufite capacity yo gutanga manigani muri abatindi 5,000 wingurikiye hano nta n'umuntu ushobora gutanga ngasa nawe yitange nawe yidushe nawe yitange nose ndi kinya 2 ndakora akazi kabiri ndahostinga nkina ma audio mbaze natange na manigani mutange mu gifting abahanzi banyu nibi byamamare byanyu biranga winera gahamberwa oyi ngaho twagiye hari udufaranga yari akeneye barambwira ati mubwire kuri muri sitade nyine wohereza urebyuka wohereza amafaranga ndi muri sitade wohereza angahe 50 mbaye 50 mbaye 70 hafi ahita ambwira nimwohereze nyine ngo yakeneye 30 ndayamwereka na message ndafite kuva icyo gihe ndakeka nta wundi urampa amafaranga cyangwa ngo tuvugane njye nawe reka hari n'ikindi gihe ahubwo wari wagize anniversary y'umwana naho bwatereka rero ngese ariko mbwira ngo tujyane naho bwati ngese ndi bujyane ahubwo reka muhamagare bena nimba n'akantu mwohereza wanda byibuka ko wampamagaye ngo wahamagaye banza utaritabye icyo gihe ariko mbwira arabwira ati ngiye nimwohereza ngo agure akantu k'umwana ajyane naho bwati umunsi umuntu utari kunyitaba urumva ari ngombwa ko nabyohereza ndiragenda mbeshyira nyine ngo yampaye rimwe ngo y'umuntu ngo 300 nyine nakundi hanyuma rero nze ntabwo nkunda ibintu byinshi umwiherere ubwo ngira ngo mubaze nyine oya ntabwo nanjye sinkunda amazina ntabwo najya mwayo mazina gusa urumva ababivuga nawe umusaza nase muyangu uyu numwe muri ba bantu bameze nka diva uravuga nde uyu nguyu uravuga uyu nguyu nde uhamagaye uyu mugabo numwe muri ba bantu ba diva uwo mubishe byavuye kuri ndi side nawe yari ya Karimi yacecetse neza yatuje turaza kumva pande zo mwareka twese tuyirangize ndashaka ama audio avuye kuri Kimenyi na Muyango okay nanjye wayanyumvisha arahiye kuko ibyo mwabwira undi yabibwira n'urukundi ruhande ariko se sha mukumbi namwe mujya mukena mugasaba 30 ndi guseka mukahita mubwira ngo gerarahiye so 30 kubera ko ahubwo iyi niga uyu mutipe kwita haba reality show ni nka diva this is a reality kandi show twamuciye amazi muri cyo kiganiro turashaka audio Muyango yafashe Keza iyo Keza yafashe Muyango cyangwa iyo bafatanya na Yive dekati hari abandi bantu ariko se kanzima kimwe utari kumva basi nanjye muze kumbwira ese Shadi yakuki mutamaye ijambo nanjye basi reka nze mukura mwana 30 se mari reka nanjye 30 nagasi ibintu bimeze nabi nimba game igeze 30 mureke nanjye mvuge Shadi bro ivugire koma yes reka nze mvuge tukira ahangaha rero tugende gato mureke ubwo buriya wamaga umereza nimero zanyu yandangije nyine umereza nimero zanyu mwese mbohereze okay twumvikana nyine mumunzimya nceceke oya Shadi vuga sheri nanjye ndaza kubabomora vuga sheri memuretse gato dekati tugaruke kuri izi audio twumvisha hano dekati sibyo oya
ibintu by'amaudio abantu batari mbere y'ayo ma audio mas abandi bantu b'inyuma ntabwo tubashaka musa reka tubireke byerekanye amazi ikibazo dusubire mu murongo Maze reka okay shadi vuga reka Cyabona ngo munyumva shiri muri kunyumvara muri comments man jene man sakara mitinga mike yawe cyamvuga buke man nje uravuga nawe uvuga tukumva okay navuga yego so okay nabumvishe kanange kubirambirwa ibi bintu simbabeshye eka nze mbabwira ijambo rito man like for real aba queens nago ari fight nago ba fighting ashini abantu baba queen abantu baba mikazi nago ba fighting abantu baba queen n'abantu bafashanya kuzamurana hejuru nago ibintu muri kuvuga byose like biri kunshi nege biri I don't know bakora imyaka yose kuva 2012 byabaye pawusa ntabwo ari no queens don't fight queens don't fight sakara mitinga mike muraba queen why mukecuru ndamukunda kubi wewe muretse kate twumvikane why man wewe muretse shadibu mufunga mike kandi maze tuganira umurongo ndashaka kubaza ikintu kingana cyose wese sibyo dekate wow dekate tugende gatoya sibyo nubwo keza je nta side impata ariko akara ndakumanura kuko ndikubwira gufunga abaye tukabyanga ndakubwiza ibyo ndakumanura tugende gatoya hano tugaruke kuri audio imaze gukina iyi audio umugabo ati gende gakeya umugabo ati keza buri munsi nkamagara mbaza niba ncumikana nawe yego keza man come on shadibu funga mike yawe wabyicecekeye ciao shadibu uretse gato Sam, kanze mitinshi. okay ngaho urugendo rwise Hey, wow, ego. Really? Uransiga hano ubwo bari turajyana nanjye yakwinywera Heineken uretse gato ndaje I'm your husband so you gonna go where uransiga hano My husband wants you forget. okay You are my dad. I'm your dad umusore wanjye bitano umusore nigute mbaye dadi w'umuntu byaye no sense ngo mwana muto my friend reka tugende Godfather ibintu vuze utazavuga ibirane ko mukecuru si ngo ndi papa we yeah I'm 22. I'm 18 umwana umuntu umusore wamufashe ngo ushaka kumwinjira fo urumva ese umuntu wabyanjye na ekamana ngo amani Godfather wanga bari ukavuga bino bintu bikarangira umuntu akigira kukazura reka tunabisubira ndashaka tatike keza ikibazo urumva ikibazo hano kiri reka ngusigirize uraza audio n'ibiki byose afite restaurant ya The Trainer bayifashe mani ndi nyine mpagize neza ndi The Trainer nyine arimo arababwira ngo nawe yari yihanuye uzi nko kwinjira ukavuga ati si umufate ku munwa gute kandi ari kuri telefone nawe yari yihanukire yavuze yatandukiriye umwana washinze bari gufata rekodi hariho jihadi hariho buriyani na muyango ndavuga mana yanjye we avuga ariko ku mutima naravuze ati The Trainer sinamurenganya mana aya ni amarangamutima ni amarangamutima ino ariko mana ibaze rekodi noneho reka nkubwire ikintu kiba kibabaje nkikubwire ari muyango yamuhaye akazi uri kuvuga ninde uwo mugabo ninde sheri uwo mugabo ninde wari kutwumvisha mwari kuvugana ntago narindi kubumvisha ngiye mwabyumvaga ndapfuye mwabyumvise none se ndagira umva ngewe ntabwo nshaka kubyumvikana ko twabyumvishe ariko twumvishe so icyo twumvishe nuko hara Godfather vugisha ukuri yego vuga hari abasore bimbwa muri Kigali bafata abakobwa bacu bakabateranya oya ahangaha reka ndashaka kubaza fata oya ahangaha bari kuvuga sibyo uburyo Brian Jihad Muyango bari kodinze The Trainer ninde wari uri kuvuga nyine uwo ninde nyine uwo mugabo ninde
so bamaze kuvuga uburyo rero uwo mugabo ninde mwavuganaga damn it erega reka nkubwire Bria buri wese buriya areba inyungu kuri famiye ye ntibazakubeshya ariko ntabwo uri kudusubiza yigo nyine oya nibyo nyine uwo mugabo ninde wari uri kubivuga okay ntiyaje akavuga ngo ikintu umugabo wa Muyango okay ibyo bijya nashaka ubundi kuva okay fungura ongera ukiniye ongera ukiniye kubera ibyo Muyango ari kuvuga hari yaravuze ngo namusabye ngo amafaranga ngo afite message ngo afite ngo umugabo Muyango n'umugabo wa Nive rero ndashaka mumereze ijambo mani sinzi impamvu ndi kujya kuvuga mukanga ko mvuga kandi ndigendera singaruka vuga ningenda nago ngaruka kabisa oya vuga Muyango yavuze yuko ngo bijyanye ngo n'umugabo ngo namupangaga ngo ibiki ngo nkamenya amakuru ye nimba hari ikintu bakoze cyaba ari ikintu bakoze sibyo icya mbere cya kwanza Muyango zikumamagara nayo magambo yanjye n'abandi bantu mumeze nka Keza stop it ntabwo ari byiza ko wavuga Muyango ko yarakuvuze yarakwikodeye Keza nta muntu kurusha kuvuga abaturage barabizi uravuga pe uravuga cyane tunagiye hariya tugatondesha imirongo urabizi uko byaba bimeze ahubwo rero amahoro y'Imana ndabakunda bye hasta la vista muze tujye muri show hano muri zariya ko wabaza kugenda akanca kubaza hari akantu kamwe gusa nashaka kubaza record ndazibonye manu shimwe himba okay Muyango aracyari hano aragaruka yamwe ngo ninongera Muhammad nosajya he unana umuntu mubashije man ubu n'uburyarya man turamubaza arahari ubu n'uburyarya bwo kuvuga katawirukanga Keza ari hano kuva saa 12 uretse gato Muyango arahari turamubaza yamaze ndetse niba adafite akazi uyu munsi abafite akazi bareka kujya Brian mbere ko dukomeza abantu mutapinge screen Brian record uzifite Brian playing record genda kure umva nkubwire we barimo baragushaka so ugiye gatoya ninde uwo Decat indi ushaka wowe ngo babikoherereje tugitegereje Brian hano twagira ikibazo wenda kimwe tumubaza ariko nta kibibwo yagera araje DJ Brian wambare ugaca amazimwe DJ Brian wambare ugaca amazimwe ugaca amazimwe ntuza pe kubera ko ubu ngubu nanjye ndashaka kumeneka mbabarira zikine nanjye ngire nibarize oya meneka n'ubundi rega meneka turika mugiye kumeneka nabanza shire hanze ubundi nze bamushije bazawusiga namukoreye muri yanjye mva mubwire banza umeneka bawusiga soni banza wumve mva mubwire umva mubwire ntuza njyewe ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ibyo twari turi kuvugana nyende kugira ngo ubundi Yves Brian arimo arahuzagurika mwabyumvise ko Brian arimo guhuzagurika oya bari kumamagarira Michael nawe waje urimo urahuzagurika ariko se barimo baramamagariramo wabakubye wabakubye thank you my brother nese urakubye man ndabizugira phone ebyiri baboroke oya nashyizemo code ari ku muntu none se umuntu ugwamagara kuri WhatsApp n'umuntu ugwamagara kuri Snap wamubuza gute kandi uri online muboroke umva oya nago ngiye ndamuburokera mbanza wumve njyewe ikintu ndi kubwira Keza n'undi Keza iyo umuntu atamenetse nawe umenya ikibazo ahantu gituruka cyangwa se ikibazo ahantu kiva ikintu kimwe cyonyine nzi nuko ikintu kiba cyarabayeho njyewe tuganira nkuko wabivuze twashakaga kugira ngo twunge Muyango na ntuza na Yves sibyo none wowe urimo urashaka kumvikanisha ko ibintu ngo wambwiye Yves yakubwiye ngo wabyumvisha imihanda oya kandi mwenyewe ari we wabikwibwira ese kandi ubaza akabazo kamwe koba kibintu wabishyushyemo cyane ntago Muyango yabara umugore wawe gushaka gukavaringa up ariko se agora mu munwa gahambirwa ariko se wareka tukumva iyo audio agora mu reka nkubaze ikibazo kimwe Brian uri kunyumva yo Tesha wanije ngakinira kuri iyo phone yawe exactly ukumva kwe ibintu Muyango ari kuvuga uri kumva
ni ikintu cya mbere cyo ndi buhereho njya kuvugana nawe twavuganye kuko dushaka kunga abantu twashakaga kunga pe twashakaga kunga uranyumva ariko uvuze yuko ngo impamvu Yves tutavuganye ngo amutemeye ko twunga ngo ari uko njyewe ngo yavuze yuko ngo njye namusenyeye yindira ariko none se amakosa nakubwiye Muyango yarayakemuye uribuka wowe uburyo wahise umbwira kandi ibyo nakubwiye nabyo biri muri record nese ubwo nta kibazo rero reka bize kuzamo niyo mpamvu reka ngiye nkwibarize kuko record irahari nta nigiye kujya turayikina hano idufashe no kwibuka ibyo twaganiriye erega buriya mbere nuko uretse Keza mbere y'uko namubaza wibuke ko udufite ibintu zo gusobanura uretse gato buriyare Keza turacyafite ibintu ngomba kudusobanurira Muyango aravuze ati wowe Keza umva nkubwire bavana uburyarya wowe nkubwire Godfather aravuze ngo don't take a side I'm not taking a side ni gusubira mu bintu ndatekereza ko umuntu ari hano ndi gukotinga amagambo umuntu avuze umva ngiye nkubwire neza I'm not taking a side listen to me aravuze ngo okay hagati okay bajije ariko twigira indyarya nawe ahangaha reka dufite abantu babiri barimo gushinjanya yuko umwe yasenyeye undi uretse gato Keza atubwiye ko atazi ikintu apfa na Muyango nicyo Muyango amwangiye Keza ashinya uretse gato Yves agasinya Buyane yuko mwituyobwa mwemuretse kuvugiramo mwemuretse mubanze munyumve nawe uri kunigana amagambo uretse gato ariko we Shashadibu ahangaha Muyango aravuze ngo ndamubajije Muyango niki uhora undi mwana umwanga ko atazi icyo umuhora iki wanga umuntu umuhora iki avuze ngo iki aravuze ati Keza ntabwo njya kuvugisha abandi Keza ntega amatwi Keza uri kunyumva Keza ati ndi kukumva Keza inyamaswa wankoreye ubugome wankoreye urabuzi ko atabuvuga uretse gato yabuvuze ngewe format ariko wivuga ariko mwabaye mu nahereye kare mvuga ngo nta kibazo dufitanye yakivuza ahangaha ari kuza ngo ibyo namukoreye umuntu bitakeze nawe gukora ibyo ngibyo akanga kuza hano nibiki akanga kuza hano ariko yaje kandi yamaze kubona ikibazo nabaje ahubwo Imana ishimwe dore n'uyu mugabo nuko amamagaye bisanzwe urumva niyo mpamvu byari bivuyeho ndi kukubwira ngo Muyango bwe kubera ko ibintu byari byabaye uranyumva byari abantu ntago yari event yari yabaye ngo nininga ibiki ku buryo bakenera aba protocole byari ibintu byo mu rugo Muyango we aravuga ngo uyu muntu ni umubosi wazaretse tukamenyana uranyumva ndambwira ati nta kibazo nzabahuza kuba rero narabahuje kandi n'umugabo nimba yararebye umwana akabona nyine byavamo ngewe nta kosa mfite bose ni bakuru uranyumva neza yego so ibyo rero yashatse kwereka umugabo we aho yashakaga kwereka umugabo we ko nta kintu kiri hagati nande ko nta kintu kiri n'uwo mubosi urumva ariko umugabo yabisobanura 50 none se Muyango ngaho navugisha ukuri azane izo message bizayo mafaranga anagaragaze kuko uko biri kose yishyuye saro kuko kwishyura saro byo yarayishyuye uri kubyumva ibyo rero ari kuvuga ngo ubufaranga ngo bwato nato nibiki anyway yenda reka tureke ngiye nta n'amafaranga ajya nima agaciro amafaranga yose afite agaciro urumva ariko Muyango nareke kuvuga ngo ngiye ngo naramutanze ngo nkajya nirwa ngo mbaza ngo uko bimeze yes ngewe nk'umuntu wari narumvishe ko bose bakeneranye narabajije none se kugira amatsiko n'ibiri kubaza uko gahunda zimeze narabajije none se we kuki atamwiyamye avuge yuko atamushaka none se umugabo ajya kumureba afite amaveve abiri n'ubu ngubu nabyo njye kubizana njye sinshaka gusenyera undi muntu urasenyuka kandi warasenyuka nimba uwo mugabo kabiri se ko rwasenyuka kera uwo mugabo tureke kumuzanamo kubera yuko ngewe ntago nshaka kugira ngo umuntu agire ikibazo mu rugo ibyo tubyihorere uri kubyumva neza ikintu rero Muyango ari kuvuga anga playing victim card Muyango wubwo ibintu by'amarikode ari kwivugisha uko ngewe menya ko yari codinze trainer uranyumva neza ngo bakamvuga naravuze ati burya umuntu mwabanye muba mwarabanye uri kunyumva ntiyabura ibintu biri ngombwa ko bijyanze cyane bitari ngombwa ko bijyanze akuvugaho cyangwa se yenda akashaka kwishyira aheza kugira ngo umuntu bamwumve muri ubwo buryo uranyumva neza so ndaje ndavuga ati nuko bimeze yari kodinze uwo muntu urumva finally cyaba cyose rega nkuko nabo babyaranye baba bari kumwe baba batari kumwe their family sibyo
nanjye nabo twabyanye turi tuteye kumwe, we are family. Uri kunyumva neza? So njye rero menya ibyo bintu yakoze kandi urabyimviye ko yabikoze. We Brian uriho, Jihad uriho, mukamuri coding kandi nawe kare wavuze ngo se yarahari Dindi yarinjiye, wowe ntiwabimenye ariko yarinjiye. nabimenye ko nago narindi wabo nyine noneho aho kugira ngo muri coding trainer aho ngaho dukinira iyo audio ni isigaye. Thank you. Nago umva nkubwire, si isigaye kubera ko ibyo mfite nanjye ni byinshi. Ubu sarinda yavuga ibyo bintu ashaka kunzana mu bibazo byiwe. Ye namenye ko batandukanye hashize ibyumweru bibiri. Nawe ibyo bintu narabikubwiye. Namenye ko batandukanye hashize ibyumweru bibiri. Uraka kanya byo barongera baringa mubizi. Yego. None se ko bari barongeye bakiyunga. Umugabo bivuga ko niwe wagombaga gusaba imbabazi akajya akora utuntu twinshi kugira umugore yibagirwe icyo kintu. Icyo kire yamukoreye. Yego. Twese turabizi twabaye mu rugo bya. Yego, ibyo ndabyumva cyane ndanabyemera. None ni igiki kuri iyi nshuro wumva yatuma umugabo yongera akavuga ati uru rugo fasha umwanzuro ngenda usohotsemo. Nimba hatarabayeho mu gitabo yise Amasezerano. Sorry gato ongera unsubirizemo bivuye mutesha kandi ndashakaga niba numvishe nkumva birantumbiye nanjye ngomba kugenda ngamugira inama atabyumva abo bana bavuga ngo byitwa amagambo ndetse arajya kuvuga ngo uri umunyamagambo wavuganye na Brian kandi wowe wavuganye nawe ni njye nyine biri gutambuka muri njyewe kirara undi muntu kira kugwa nanone abifasha akabibwira undi kandi nawe uwo muntu waza kuvuga ngo keza ngo yavuze ubwo yabashaka njyewe ngo ni njye wabwiye uwo muntu yabashaka kandi impamvu ubona ndi kukubaza cyane ndi imbere y'Imana ishobora byose nyine hari ibintu bibuka vuga semana nkora iki ngira inama mpereye he ive ngiye ntituvugana wenda ube wakumva umwe wumve n'undi urebe n'ahantu wabihuriza wenda ngo abantu bongere man nyine gusenya sicyo kintu cyangombwa ntabwo bafite inshuti yenda zivuga ngo umwe ari inshuti n'uyu kandi agahindukira akaba n'inshuti bahuriyeho uri kumva niyo mpamvu rero keza ubona ndi kukubaza nawe ibyo ngibyo uri murambwira ngo ejo ngo bidahindukira ngo amagambo n'ubundi ibyo bintu bibaye amagambo ngo byaba byaba biturutse ni kuri Brian byaba biturutseho uwo muntu wundi waza kubyivangamo utari mu yango nawe nabibwiye nawe ndi kumugira inama uwo muntu nawe yabashaka karasa ino mihanda ikintu cyo kandi uwo mwanya nanjye nakubwira cyo mu yango sibyo. Okay, ngiye kukubwira nk'urugero rumwe. Ubwo noneho urugero rumwe urahita umenya ibindi byose biri inyuma. Njyewe nimbimenya ndabigusobanurira uko mbyumva mu mutwe wanjye kandi uko nabigusobanurira nako nawe nabimusobanurira. Icyo kintu kimwe ngiye kukubwira urahita uvuga ati nimba iki kintu cyo kiba ibindi mu rugo byifashe gute sibyo kuko nawe ndi bujye muri buri kati sibyo. Buriya nimba bigezaho umugore atakiryamana n'umugabo we umugabo yamukoraho umugore akahindukira akanga araza ukamuha kubera wenda amakimbirane bafitanye nyine nawe uri umuntu mukuru Brian nyine ndi kubyumva hari ukuntu wenda uba ufitanye n'umuntu ibibazo ufitanye amastress we cyangwa se wenda akaba harimo ako kantu kuko akirakaye yuko yamugize gute yamuciye inyuma bikamucira none se wemera ko hari n'igihe kuko ibyo bintu ngo byabaye mu kwa 10 njye sinari nanabizi ibaze ibintu byabaye mu kwa 10 nkaba nabimenye mu kwa gatatu kumva ibyo byose hashize igihe cyinshi kandi baraniyumvise sibyo haciyemo utundi tuntu tw'ibihe bagiye bagirana byiza nyuma yaho sibyo. Rero hari ukuntu umuntu nyuma agira intwaro ikintu bitewe n'ibyo ashaka gukora agakomeza agarura cya kintu cyabaye ndabyumva cyabaye uri kubyumva ariko mu by'ukuri icyo kintu si cyo kibazo ahubwo we n'izindi diru ze yibereye cyangwa umuntu akabigira iki urwitwazo uri kubyumva
hakazamo n'akandi gasuzuguro ko mu rugo sibyo hakazamo kuba noneho atubaha umuryango w'umugabo harimo ibintu byinshi cyane umuryango w'umugabo nawe amakuru ufite nawe nuko utamukunda urumva ko keza urugo rwa Muyango rwose aruzi oya ntabwo tubagamira ahantu kuri kw'Imana ariko burya nimba umuryango ubizi ko batagukunda sibyo nese sheri ugenda ukabibwira runaka n'ukanabavuga ubundi ibyo byo ku kantu uri gutambika mu kubibwira runaka niko kari kundakaza kuko niko nasanzwe nzi pe kuko njyewe ngerageza kubwira Muyango ngamubwira ni wowe kabyarawe ibintu byawe nyine ni ibyawe aba bantu bose twizera tukavuga ngo aba ni inshuti zacu niba koko ibyo birenganye nakaba afite abandi banagenda akaganiriza ibyo bintu aho byaba ari ikibazo ke sinkubeshye pe we mu by'ukuri ikintu namugiraho inama sibyo kwanza ari we agenda aca bugufi ari Kimenyi nawe aca bugufi bahane gahunda bahure bagane umva Godfa ino audio ni ndende cyane kereka ubwo biri guhaye ukazabyiplayingira ariko njyewe uri kumva yuko umuntu witwa Yves niba afata ibintu byo mu rugo rwe akagenda akabiganiriza Keza sibyo Keza nawe afite abashuti be ko wenda Muyango ntago ari we nshuti sibyo wenda nawe ashobora kubimuganiriza gutyo wenda mutera story undi nawe akabijyana akabiganiriza undi gutya mutera story ni byinshi cyane kuko ni byinshi cyane wumva yuko Keza ameze nk'ugenda akaganiriza abamudereta muvane muri kwese abantu basabye kuzamuka kugira ngo abantu bazamuke yego ndakumva ameze nk'ugenda akaganirizwa nande na Kimenyi mwenyewe uri kumva noneho Muyango yabimenya yabibwira Kimenyi nawe agashaka kwereka ko abo banabwira ahubwo aribo bamuzanira amagambo akanerekana ko yababrotse yego akanerekana ko yabrotse abo bantu batakivugana akongera agahaguruka akavana abantu hariya uri kumva yuko Keza twageze ngo tunavugana n'ibyo ngibyo ngo byo kujya mu Bubiligi kwa Muyango urumva yuko Yves ngo yari yarabibwiye nde Keza yari yarabiganiriye tugire gato yari ikintu okay reka nukuvuga ngo mfata ijambo kwa Keza uretse gato reka mfata ijambo uretse gato icyo mvuga ni iki ngiki mbere ko ufata ijambo ahangana turi kutwumvisha ibintu neza cyane Brian rangiza soza Brian uri kumva nukuvuga ngo umuntu witwa Kimenyi Kimenyi ni ufata ibintu uri kumva ngibyuko ngo yamupfukamishije ngo imbere y'abakozi ibyo byose ni Kimenyi uza akabyivugira kunyumva ibyuko ngo amafaranga ngo Muyango ngo akorera ngo wumva ngo bayongeye ngo kwa Brian ngo urumva nukuvuga ngo ubundi Kimenyi niwe kandi urumva Kimenyi wibuke yuko ari besto wa Keza akanaba n'umugabo wande Muyango nukuvuga ngo hose nyine hose ni umunyakuri imbere ya Muyango ni umunyakuri imbere yo kwa Keza ni umunyakuri uri kumva ariko nagafata bereka nkubaze uko byosone ngira ngo twabyumvishije bereka nkubaze sibyo ufate na nsuri yanjye n'ibiki byose sibyo tuvugisha ukuri subwa mbese ubwa kabiri kuki mu minsi yashize niwo bitayago yabivuze bamufita nk'umusazi umwara mugire ka tumureke aravuga ati Brian rumwe mu bana basenye urugo rwa Muyango niwo bita Yves amakuru mfite ubwo ngiye kuvuga ibyanjye ibyo munsi mbireke amakuru njye yangezeho yavugaga yuko uri mu bantu basenye urugo rwa Muyango akavuga nkaba ndenze Brian reka ndimo urasubiza ufata ijambo nicyo cyiza cy'uko bo turi aha hantu sibyo bakavuga yuko uri mu bantu basenye urugo kuba yuko we na Muyango ngo mwaryamanaga ngo ni Kimenyi ngo n'uyu munsi nyuma yo gutandukana na Yves ngo n'uyu munsi sometimes iyo akazi karangiye muratahana ibyo ni ibinyoma ni ibinyoma bivugwa urabivuga hiki oya ni ibinyoma pereka nkubwire ni narindira ngo usubize nawe rero nanga ko uyu muntu ajya gusubiza ucyushye uvugira hejuru gatuma nanjye mvugira hejuru mwirwarira umutwe banza wumve nani deka
Muyango nakubwiye ko ngewe dukorana ariko Dekati ureke kwigirisha kuko Deka wowe turi inshuti turavugana kandi na Muyango nawe I need every person to know kandi banza umve na Muyango ni inshuti yanjye na Muyango ni inshuti yanjye ureke ibingi kandi umva nkubwire uvanye na nyuma y'ubushuti banza wumve uvanyeho na nyuma y'ibyo Deka ngewe uranzi yaba ari n'umuntu twakundanye uyu munsi n'ejo bose ububazi ndabeshya ndabizi 100%. Anyway, by the way, abantu banyu urabizi cyane ko niyo ngaha ibyo twari byose it's friendly, ni friendly match. Ntarwango rurimo. Ariko hari ikintu nshaka kubaza nkuko nayo Digo, oya mva nkubwire Dekati tuvanyeho ibingibi byo kuvuga ngo turi kuri social media inyuma mu buzima busanzwe turi inshuti turavugana yaba ari umuntu turi gukundana tugahamagarana kuri video call uramubona uri kumva n'umuntu turi kugendana n'umuntu duhararanye turavugana yaba ari n'uwo wamenye wumvishe mu mihanda ukamamagara ukambwira ndabikubwira ati uyu muntu turi kumwe cyangwa ngo turi kumwe kubera yuko uri inshuti yanjye mu buzima bwawe umuntu witwa Muyango uramaze nawe gahambira urukundo rwanyu muzasambare muzabyarana na Dekati niba mukuru ndimo nakumva ya uramaze byo nago ibyo by'ingore oya nukubera yuko abantu nyine wenda bakati ibintu bakumva wenda banza wumve bakumva wenda nka Dekati birindira bakumva wenda nka Dekati cyangwa se abantu nabonaga abantu muri comment barimo barambwira ngo muri gutukana ngo twatukanye muya wifata ko mushaka mugende mucuruze namwe mamukeneye kubaho uri kumva ibyo birangira reka nkubwire Deka buriya nubwo turi guciba ibintu ku ruhande mutaza kugira ngo birarangiye umuntu wenyine uzaza kurangiza ibi bintu ni umuntu witwa Yves kuko Yves aravuga urakoze cyane nanjye batazanye umuswa ntago ibintu twabi banzunega amatwi umuntu witwa Yves yigeze ngo gukatira Muyango ngaramubwira ngo ariko ngo kubera iki ngo hora uvugana ngo na ba Jihad ngo na ba Muyango ngo ibiki ngo mamupanga ibiki ngo mamuvugana ibiki arangije Muyango aramubwira ati rero bari abana n'abashuti banjye ikiza reka mbahamagare ntabateguye buri wese wumva ibyo tuvugana ahera kuri Jihad mana ngewe ndi umuntu wakundaga wumve yuko muri no audio ndaza kuza kuyikoherereza uze kuyumva witonze ko ifite umwanya munini mani niba hari ikintu cya mbere cyabanje kikambabaza naravuze se mana yanjye umuntu uri inyuma y'ibi bintu byo gushwana kwa Yves no gutandukana kwa Muyango akabaguma agenda asongamo ibintu bituma badahura ni ibiki na Keza wumvisha ko yakubwiye yuko ngewe nashatse kugira ngo duhuze wenda Muyango na Yves twumva umuntu birimo hagati ariko bikanga sibyo ngewe Muyango turakora niba Muyango nzi na bizuye ya hano kwitama hano hasanzwe niba ngewe Brian ndi umuntu wasenya urugo rw'umugabo wagiye ku idrapo akarahira naba ndenze kabisa na ubwo se naba bacumiti umva nkubwire uskuru bimeze Brian ayo mpamvu nshaka kugira ngo bisobanure bimenyekane baravuze ngo urumva ibivuga kuri Muyango ihangane kuko yanze kuza kubivuga urumva Muyango umusore bita Yves yabonye umubano mufitanye muri Green Lounge ni mu kazi duhurira mu kazi mana ibyaha byose twahuriye mu kazi mana nanjye ibyo nahuriye mu kazi cyangwa ahantu nyine nahuriye nabyo ya urumva so nyine babonye Green Lounge gutya n'iki n'ibiki yahamukura sakajya kumushakira akazi ahandi ya ndabyumva ariko ibase kugira ngo even n'abantu bari ku ruhande badafite ahantu bahuriye n'ino story batangiye bavuga ngo bazanire umazi yuko hagati ya Brian na Muyango there is something so uri mukazi video yagiye hanze ya Muyango video yihese kandi urayibuka yubushize Marasha murayihakana mukubiti ikiri bikibaba ngo nagari Muyango n'iki byose Remember Deka usigaye warahindutse Deka usigaye warigize injajwe yo ubwo se kunagara kubinjajwe man ukazajubesha Deka ibyo bintu byize vuba na uje Bria okay iyo video tuyireke umva mbwira so turakomeje
Ive amakuru mfite yabwiye abantu bari confident, abantu bari very close to him, yuko abantu bamwe bamusenyeye ngo harimo nawe Brian. Urabeshya, nta muntu yabigiye. Tereka aje akabyivugira nanjye nkabyumva, akavuga n'impamvu n'icyo atekereza. Buriya okay, deka biroroshye. Banza nyine nanjye utabona ibyo bintu ntabwo abikora. Oya ntabwo nabikora pe. Ntabwo asenyera musore. Deka ati reka ibintu byo kuza kwigirisa nkaho wagira ngo urabizi neza ko ibyo bintu nabikora.